Mwaramutse neza nshuti bavandimwe, dusangiye kwizera Yesu Kristo. Ndabasuhuje cyane. Uyu munsi muri iki gitondo nongeye kugaruka imbere yanyu bakunzi bacu, mwebwe mudukurikira muri iyi seminari twavuze ko ari iya buri munsi cyangwa se ya buri gihe, kandi ndabizi kuko dusanzwe twumva ubuhamya bw'abantu batandukanye batubwira ko inyigisho zacu n'ibiganiro byacu bibafasha. Uyu munsi reka nkwibutse ikintu gikomeye kivuga ngo ufite icyo waremewe gukora. Iri ni ijambo nkunze kugarukaho cyane kubera ko abantu usanga bakora ibintu bitandukanye, ugasanga babayeho mu buzima bwo kugerageza. Ntabwo twaremewe kugerageza kubaho, twaremewe kubaho. Twaremewe kubaho atari ukugerageza kubaho. Nubona uba mu buzima bwo kugerageza kubaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nimvuga kugerageza kubaho ni gukora kino kintu ukabona ntigikunda, ukongera ugakora ikindi. Mbese ubuzima bwawe buhora ari ubuzima bwo gutangira. Utangira ikintu, nyuma y'igihe gitoya ugatangira ikindi, nyuma y'igihe gitoya ugatangira ikindi. Ndagira ngo nkubwire ko nimba ubuzima bwawe ari uko buhagaze, ntaho uzagera muvandi. Ntabwo wagera kure nimba ubuzima bwawe ari ubwo gutangira. Ugomba kumenya icyo waje ku isi gukora. Nta muntu waje ku isi gusa, haba n'uwo mwana muto ubyaye cyangwa abana bangahe ufite. Buri wese afite impamvu yamuzanye y'umwihariko itandukanye n'iya mugenzi we. Nimba ufite abana babiri, umwe afite impamvu ye yamuzanye ku isi, undi akagira iye. Nimba ufite 6, nimba ufite 8, nimba ufite 10, nimba ufite umwe, afite icyamuzanye ku isi. Like nawe ufite icyakuzanye ku isi. Hatukuja duniani kudhurura. Ntabwo twaje ku isi kwizereramo. Twaje ku isi kugira ngo twuzuze icyo twaje kuyikoramo. Ntugatekereze ngo nukora ikintu ukabona gitangiye kwanga, ngo uhite uvuga ngo ariko iki ngiki ngo sicyo cyanjye, utangire wigana abandi ngo ariko wakora kiriya kintu runaka akora. Ntabwo waje ku isi gukora bimwe n'ibyo uriya akora. Waje ku isi gukora ibyo waje kuyikoraho, biri specific, biri unique. You are unique, even you are